oya nukugenda nkagura baro nkagenda nkayishyira hariya ubundi nkigira muri salo ubundi nkawureba nawuhaga nkajya mu byo hari umuntu ushobora gutangira kino kiganiro ukavuga ngo ntabwo uri buseke oya mayi kari mayi twavuganye ndashaka gukora ibintu biri serious ibintu byawe by'amafuti ntabwo mbishaka amafuti se utuma nseka abantu basigaye bambwira ngo ikintu banziho cyane abantu guseka ahubwo reka nkubwire umunsi uzakuramo ibintu byo guseka nta n'umuntu uzayireba ubwo nyine ubwo uzaba wagize ese ubwo bizaba byagenze gute barakora ndumva bigiye umva ari n'intego wavuga uti burampa n'ipombo byashoboka haro gaje y'u Rwanda ndabasuhuje cyane urabona ko umunsi bidasanzwe uno munsi ntabwo nibwongere kujya nseka cyane ngiye kumva ibintu Mayira avuga ibatera ubwoba ngo avuge ngo mwe gukurikira hari umuntu ushobora gutangira kino kiganiro ukavuga ngo ntabwo uri buseke oya mayi kari mayi twavuganye ni nkuko umva guseka kwawe ni nk'inkorora yanjye ubundi iyi nkorora yatangije kino kiganiro ubundi abiri yonyine ari ariko ni gute ubundi jyewe n'abaganga bambwira ni gute ubundi baravugaga ngo inkorora ngo ntabwo igomba kurenza icyumweru jyewe ndayirambanye urayirambanye haba mu buriri haba mu rusengero biki ahantu ariho hose ndakorora ese abakunzi bawe n'abasuje ariko rata amahoro y'Imana ariko nanjye ni ukuri nubwo mfite ibiganza bibi ariko nanjye mbigize ibiganza byari bibi ibiganza byanjye se ibiganza bibi ni ibiganza bidatanga njyewe se biratanga harya narabimbisha bitanga se mfite iki tumaze kumva ibiganiro byawe byinshi upinga abantu bagusaba urumva ubyamagana ngo ujye gusaba umuntu nta kandi ushaka kuzakora bya kandi hari abantu ngo gutanga umva se gutanga bizana umugisha kuruta ahubwo n'ubundi ni ukuri narabikubajije reka tuba ari nacyo kintu tuganira narabikubajije ufite ubwoba bwo gusaba wowe ndabufite ubwo wimye benshi ariko ubundi reka nkubwire ubundi reka kurisha imbuto mari kariya kantu si keza reka nkubaze ubundi kuki abantu bakunda guhabwa kuruta gutanga ubwo ugiye kumbwira n'ikipe kandi yewe reka nkubwire niyo nsanze abantu bari kureba umupira ndavuga nti nzawugura mujyane muri salo ubundi njye nkureba hari ukuntu uzagura ariko uzagura n'abari abakinnyi oya ni ukugenda nkagura baro nkagenda nkayishyira hariya ubundi nkigira muri salo ubundi nkawureba nawuhaga nkajya mu byo urebye umupira ese abantu niba tuba dushaka njyewe n'umuntu yampamagaye akambaza ngo ese ngo ubundi ngo ukunda umupira ndamubwira ngo ya nkunda ishati kuko buriya buri muntu agira icyo akunda we hari igihe abantu bari abana benshi nkajya mubaza ese ufaniye kipe ushanga ufaniye nkina ubwo uziya kinamo bariraga ku ipurato iyo kipe yemeraga ngo iyo bageraga ku meza ngo nta muntu wavugaga ngo wavugaga ari ukurangije ahubwo rero reka nkubwire njye nkumbuye kurira ku ntuza nicaye hasi ku nkoko hari imyumbati n'ibishyimbo umwumbati uhiye cyane bavandimwe nawe nazabikorera Mayira kandi nzabishyira kuri kamera bitwaye iki nzabikorera Mayira se Mayira nzabigukorera
ubu nababaye kuba utari wabimbwiye nari guhita mbizana kuri kamera ndabikumbuye nkicara hasi sha ku nkoko uzi ko biriya bintu bisigaye biba mu gihe cy'umuganura gusa bagashiraho igikoma bagashyiraho ibirere bagashyiraho intuza imyumbati cyangwa se ibijumba bikase ukuntu binini amateke kandi igihe mu guteka imyumbati si yose iranyene ariko sinzi niyihiwe ni mu isi rero muri filime muri Who Are You urebe yuko hatarimo imyumbati isa neza niwe wari wayitetse none yari ariko jewe umva reka nkubwire naragupingaga kubera ko nari ntarabona watetse ariko hari agacapati nariye ubushize adureka ibintu nk'ibyo ngibyo agacapati jewe narinzi kuri kubeshya atari wowe wagize noneho turangije ikiganiro ngatira mu ntuza mu nasira capati sasi muri Who Are You abantu bari imbere na state zaganaga n'igikura ushobora kuba uri umutetsi kabisa umutetsi ntabwo ari umutezi ubundi ngo hari umutezi ariko ni umutezi w'umupira urashaka kunuka umutezi ni indwara mayi ariko n'abandi bamwe batera indirimbo se babita ngo iki si burya si umutezi oya ibyo ni urundi rurimo ariko nasi babyita umutezi oya umuntu ukurikirana iki kiganiro azadusubiza bakunzi ba Gaju w'i Rwanda ndashaka ko tugaruka ku kintu nabajije Gaju nyirizina narabajije nti ikibazo cyageraga gutya ari ukwima uwaguhaye ari no gusaba uwakwimye wahitamo iki wowe wahisemo iki wabigezeho urabikupa ari ugira ngo ndabyibagiwe ariko wongeye ubikomozaho gatoya ndabigaruye nanjye ndashaka gusaba uwo nimye no kwima wampaye cameraman hereza phone sha nabonaga ntuza message abantu n'abagore harimo n'abagabo abagabo bari mu maguru ariko urebe izina ry'umugore naringize ngo abagabo bari mu maguru genda hari bangera cyakora n'umuntu yitwa ngera kuri kinyejana we ni abakecuru nyine bo mu gihe cyanjye nawe uri umukecuru yewe ndi umusaza abo ni abakecuru urabona uyu si umugabo bongera wabaye dore harimo n'umuntu ufite gurupe nyine abagabo bari muri gurupe ubwo we aka kantu reka nkavuge aka kantu ka gurupe umuntu bucya mu gitondo ukabona yagukubise muri gurupe hari umuntu watumiye umuntu kubera yafashe gurupe ayishyiramo abantu reka rero azashyiremo umuntu yitwaga Karori ntawamenya Karori Sharire Charles nuko atumiye Karori abantu muri gusakuza murimo muramvangira abivugiye no kuri kamera mbivugiye kuri kamera nyine ntabwo rega ntabwo abahereza ni ukuvuga rero Karori baba bamushyize muri gurupe noneho abantu tubana muri gurupe turebye tubona na Karori arimo twese turumirwa mwari muzi se uwo Mukarori turumirwa bo duhita duhamagara wa muntu ese bimeze bita ati nyine turabona ubukwe ati buri na invitation bazishyira kuri gurupe utaratinda impamvu mwikanze mubonyemo Karori ariko wagenze gake ukumva noneho invitation noneho kuri ba bantu yashyize kuri gurupe yibuka ko akwiriye no kuboherereza invitation nayo yishyira kuri WhatsApp no kuri Karori nayo ubwo urumva yohereje nuko hitoyemo umuntu aramuhamagara turi kumwe ati runata amakuru y'iminsi umuntu ufite ubukwe yitaba neza kuko agomba kwitwara neza muri iyo minsi invitation aba yayibariye n'uburyo uretse ko buriya ubukwe hari umuntu utegura ubukwe
yapanze buri kimwe cyose uko bizagenda, akavuga ati nintabona n'inkunga y'abantu ibintu byanjye bizagenda uko byakagombye kuba bigenda, cyangwa nuko buzarangira. Hari n'undi utegura avuga ati byanze bikunze mfite Gaju mbona ari umukire buriya se azamburira nk'ibihumbi 100, agahita abishyira mu bintu bizakemurwa na bya bihumbi 100 nabyo akabitegura. Reka nigarukire rero kuwapangiye Karoli. Twicaye nka gutya bahamagaye wa muntu aramwitaba ufite ubukwe, angije ati amakuru se, ati ni meza, ati ndabona rwose ndi mu myiteguro, ati biba byanshyuhije, nuko atese wadushyize muri groupe utatubajije, ati none ati nuko nzi ko muri abantu banjye, ese na Karoli nawe ni umuntu wawe, ati none se amakuru ya Karoli urayazi, ati ndayazi. Uguzi Karoli yari amaze umwaka n'igice apfuye. Reba gushyira muri groupe umuntu wapfuye, none ibaze ngo yashyize ngo abantu muri groupe b'inshuti ze, umuntu arapfa ntiyamenye uko yapfuye, kandi yapfiriye mu Rwanda, ntiyigeze ajya kumushyingura, nta n'amakuru yigeze amenya yuko uwo muntu, none uwo muntu amushyize muri groupe. None se ubwo rero usibye niba yarashyize umuntu muri groupe wapfuye hashize umwaka n'igice, noneho abarwaye bari mu bitaro yashyize muri groupe abakeneyeho ubufasha bangana ntabwo ari umutindi, ni ukuvuga ngo uyu ariko byaratubabaje, urumva ntabwo icyo ari cyo cyatuma udatwerera. Mwese mwahise musangana n'ubwo umuntu yari abitaye cyane, ntabwo erega nunagenzura uzasanga hari uburyo ukora groupe cyangwa se na famiye yawe ikayikora, kugira ngo kuko ibintu byose bikwiriye kuganirwaho. Groupe ikintu imaze ni uguhana ibitekerezo, kugira ngo ubukwe bwa Gaju ese buteguwe gute, kugira ngo tutazasera. Urabizi ko hari inama y'ubukwe abantu bahuriramo bakajya mu bitekerezo bakagira gute, ariko hari igihe groupe iba ingenzi cyane kuko ishyirwamo ba bantu n'ubundi bakagombye guhura bagatanga ibitekerezo, ugasanga hari umuntu utari buboneke ariko igitekerezo cye yagitangira hariya bigakunda, byaba na ngombwa hakabaho urutonde rwo gutanga amafaranga. Nzi ko nzi neza ko umuntu afite abantu muri groupe be yashyize muri groupe abaza akanamuvugisha mbere, cyangwa yamara no uwo mwanya se umuntu ugiye kurongora cyangwa kurongorwa arawufite. Muzayazane muzavuga n'ibyo nta kindi. Noneho urumva niyo mpamvu abantu benshi inama y'ubukwe batagikunda uyijyamo. Umuntu wakoze urubuga nta n'ubukwe afite, yari n'umukobwa arareba asanga amaze gutwera abantu benshi, yanakwera mu filime, kandi burebye yaragumiwe, nimba navango yaragumiwe, umenya yari yarihebye. Sinzi ko yari afite gahunda, kuko niba afite gahunda yo gukora ubukwe ariko hatagira umuntu usuzugura agira ngo nazimaze. Ntabwo ni gakeya nasomyeho, ariko reba ahantu ukagera ubuse. Yego komeza, cyangwa wagira ngo humva umuhogo, amatwi arahari. Urumva mayi arangije akoresha invitation, akoresha n'inama y'ubukwe, kugira abantu umuntu bazashakana bazagurikira muri Uganda, bazajya muri Canada, kandi muri Uganda niho horoheye uwo muntu nyine kavukire ni umuganda. Baramutwerera ko ari umuntu nyine bazi, umuntu wabanye cyane, baramutwerera bamushakira n'abantu bo kumuherekeza. Igihe cyo kumuherekeza iba abantu yarabakwiye cyo gukora ibyo n'iya saa 12 baranakatisha ku mafaranga yabo, arangije agenda n'iya saa 9 z'ijoro. Amafaranga ariko yari yamaze kuyabona, kandi n'amakado yose n'ibyo byose babimuzaniye, bati twega ntituzabasha kuza, watubaniye neza, baramuzanira, bakora umuhuro ubwo ntihabuze n'abica akazi, akajya afata umutipe bari baravuganye akabavugisha kuri video call, ati nari kuzabona rwose, tuzabona nyuma turi muri honeymoon, tuzazana aho ngaho, tuzakoresha ikirori nyuma aho ngaho kizaba. Baramutwerera. Ndumva ikiganiro cyacu twakwiganirira ku bijyanye n'ubukwe, noneho cya kindi cyo kwima uwaguhaye no gusaba tukagishyira mu gikurikiye.
kirimo arangije uwo muntu bamaze kumutwera amaze kugenda yajyanye n'iya nijoro bari abantu ngo bakore kuri telefone wawe bari tuziranye noneho bajya amubwira wambabariye ukambwirira bari abantu ukababwiza ubu koko ugiye gufata abantu baryemo ngo gese ko n'abatwerere ngo gese ngabo natwere bangane ngo gese bazantwerera umuntu azi gukama inka kabisa ariko n'umwana wazakura urumva ntibagutwerere ngo bizaba byaribagiranye uwo muntu amafaranga yakubise iposhe yagiye ari umukire kuko bifatika baramubuze rero bamwe bari bafite nimero yanjye batangira kumuha ikibazo rero ni icyo ngicyo gukora ibintu udafitemo ubukomisiyoneri nibura yagusigiye nk'ijana se basi shana nyiri n'umukobwa nari umwana shana amakuru nari ubundi yari kugusigiramo nka makeya yo guhamagara no kwiga arimo ubujura bwinshi nta mafaranga aboneka ku isi atarimo ubujura wayamari ashobora kukugeraho nta bujura ukoresheje ariko hari igihe aba yaravuye aho ahagurukiye agiye ku kibuga cy'indege arimo ubujura ikintu cyambabaje ni ukuri icyo kintu narakimenye nubwo nakimenye yaragiye nabimenye ari masora vitasiyo nkabimenya byose nkikanga mbirimo kandi atari byo none arajya mbwa akajya mbwa ntushingeho ibintu by'abarokore sinjya mbikunda ako ibyo si byo bimeze nka puranka ubu iyo si puranka izina ry'Imana byabaye oye icyo ni ikinyoma ni ikinyoma ntabwo ari puranka nyuma yabwira abantu ati yari puranka ese puranka bisaba kugira ngo nyuma uze kuvuga ngo puranka ni imikino wenda ikaba irimo ikinyoma cyangwa irimo ibintu bigaragara ko ari bibi ariko aba ari imikino narasubwiye ari imikino hari n'umuntu wambwiye ati jya yongeye gukina puranka erega bajya banakoresha n'indimi z'ikinyarwanda kuko n'ubundi turi mu Rwanda puranka undi ati reka nari ahantu ndi gukina puranka ni imikino puranka ntabwo ari furanka cyangwa puranka ni imikino urumva wenda ishobora kuba itari myiza ariko ari imikino nyuma ukabwira wa muntu ko yari imikino none se mu gihe habaye ikintu urumva iyo yari puranka iteka abantu ntibamenye ko yababeshye ubu harimo abazi ko yashyingiwe ngo abo ngabo babiri bari ariko n'ubundi yarashyingiwe none se ubundi ibintu bisaba kugira ngo ashyingirwe ntiyabibonye none se urambwira ko kugeza kuri iyi saha nta mugabo afite yese agenda akoramo amafaranga yarashyingirwa none se baracyari umukobwa yese agenda akoramo ibare aracyari umukobwa agucururiza akanyanga umva se umva nyine impaka yewe ndi kukugisha urakeka ko akiri umukobwa yarashyingiwe yaratwererewe noneho umukobwa kandi nibyo bintu bisigaye bisabwa mu noneho umugore urimo kumufana yasi ndi kumufana ariko hari abanyabwenge bari hano noneho umufata mu banyabwenge erega hari undi muntu ariko yarangiye ati ngese igenere mbatwe hari undi byabayeho gutyo ariko we ntiyabeshyaga ahubwo yatumiye abantu akora ubukwe n'umukobwa ahari barangije bateranya amafaranga kandi cyari igihe cya mbere bateranyije yabonye amafaranga ageze muri miliyoni n'igice agomba gukemura ibibazo n'ubundi arareba ati aya mafaranga n'ubundi ntari bubikemure ibintu bishakwa mu bukwe n'ibiki byose ndakubwiye ngo n'imodoka itwara umugeni bayimwishyuriye bigeze aho ngaho imodoka yacu ni ukuvuga ngo buri kimwe cyose abantu bikozemo amafaranga yakenyerera yari puranka ubukwe yarabukoze yakoze ubukwe burarangira koko se bakuna cyari baranabanye n'umugore n'ubu ngubu bari kumwe ari ku rwego bariho ya mafaranga yayabyaje umusaruro ubu ni umuhanga yahise agenda ahita amakuru bampaye y'uwo muntu uko byagenze nyuma yaragiye yishyura amezi 8 hariya mu mujyi ahantu yakoreraga ahita yongera ku bintu bijyanye n'ubucuruzi yari arimo abijyamo none ubu ngubu ari mu bantu baranguza imodoka ubu nibo twererewe nyine ubundi baranguza imodoka ariko urumva ba bantu yariye amafaranga bamuvuze amezi 5 se yabariye kandi baramutware babishaka hari imitwe none se amutwerereye amafaranga yaba yabitse akakubwira ngo nabuze amafaranga yo kwishyura imodoka ujya byageze igihe bya bintu bikenewe basanga n'ubundi bya bindi bakemuye nta bihari bayihari n'abandi bari mu nama y'ubukwe bakamuhamagara akamaza se ufite iki afite amafaranga akavuga ntacyo ndabona
urabona muri ino minsi akazi karapfapfa abitsa amafaranga none bagahita bahera cyangwa afite n'umuntu hanze wamwoherereje amafaranga yo gukemura ibibazo mwagahita avuga ati nzamugura intebe zo muri salo Imana ibaho umugisha akanarira ndagahita avuga nzamushakira akabati akanarira byose bakabitegura byose bikarangira cyakora jyewe umuntu nabwira mu nama y'ubukwe ngo nzamushakira akabati umuntu nabwira mu nama burya sinjya mu nama y'ubukwe maze n'Imana yabashije Mose ngo ufite iki ngo duheraho Mose isanga afite inkoni warangiza mu bukwe bwawe ngo nta kintu ufite ngo umva se icyo ngicyo ni ikibazo noneho ni ukuvuga ngo sinjya mu nama y'ubukwe iyo ufite ubukwe ukaba nkaba mfite amahirwe yo kuba hari icyo mfite kuko hari umuntu ushobora kugira ubukwe ntugire ikintu ubona pe ariko inama y'ubukwe burya reka nkubwire ikintu ikora uragenda ukanaguza ariko kuko abantu bicaye hose aratangira ati yewe urumva barimo baratanga intebe undi utanze amafaranga ahereye kuri 50 noneho amafaranga ngo ntibanayatanga noneho ibihumbi arangiza ntayatange yose abo ngabo nabo baba bavuga ibyo batakora hari igihe bana ubwabo ntacyo baricyo noneho umuntu nyawe arareba akabona asigaye niwe barimo barazenguruka asigaye nawe akajya akareba akavuga ati ninjya kwitaba telefoni baravuga ko ari byo mpunzi agapfirifiyera akavuga kandi ubwo yenda afite udufaranga two kwishyura inzu ibihumbi 50 byo kwishyura inzu akavuga ati koko ndahaguruka hano naho agashyiraho 40 kandi ubwo hari abatanze za 200 hari n'abishyuye kashi ako kanya ntabwo wava aho ngaho utagize jewe rero nibabona nagiye mu nama y'ubukwe ukabona ndimo ndavuga amafaranga nanjye ngomba gutanga ukumva mvuzemo akabati uzamenye ko ari agace k'akabati mfite mu rugo kakandi basakaza hejuru nawe nzaguye nkavuga nti ubwo ngubwo nzakaza umwanya maze nuko birambabaje mai narigiye gutapanga ubukwe gutari n'ubwanya bwo kugira ngo utange akabati noneho uravuze ngo kazabanga ari akabati ngo basakaza none umwanya maze nkumva mayira buriya rega nibamenye ngo kaba ari agace k'akabati turakennye tureke kwirarira kubera ko twageze mu bandi bantu urimo ni ukuvuga ngo mu rugo iwawe murajya ibihe byo kurya uwariye ku manywa nijoro ubwo ngubwo agomba kujya kuryama kuko ntaze kuza muri salo aza guteza akavuyo kuko yariye ku manywa urumva uko kujya ibihe si ubukene ni ibibazo noneho ageze aho abantu bagambirira ibyo gukora aravuze ati ndatanga 50 abana baguze icyo kurya koko ubwo koko urumva wa muntu uvuga yes hari n'uyavuga kugira ngo ava aho ngaho agende kuko ataraye ako kanya ubwo se ntaba bahaye ka kabati narindi kuvuga ako mayi umwana bikwiye gucika ukajya kubona ukuntu umuntu ntakwitaho uranabibona ko atagukunda sibyo wajya kubona ukuntu afite ubukwe ubaye umuntu we wa hafi bo hari ibintu nabonye basigaye bakoresha mu biganiro akaza ngo urabizi ko ngukunda cyane ngo gutya na gutya agahera hasi akaza gusoreza ku cyo yashaka kandi ni wa muntu n'ubundi kumubona bya raferi wajya nta nubwo yarakuze ubwo se bitaniye n'umusore uba ushaka kwiteretera inkumi kugira ngo nyine ayijyane iyo ngiyo muri tikuvutu agahera hejuru ari kuvuga ni ukuri uri mwiza pe nta mugabo yabibwira ko ari mwiza nta mushiki we ntiyabimubwira iki ni iki ariko akagutaka ubundi nyuma ariko se bazangiriye ubuntu ko ndifuza gusa urumva atari umuntu niba atarigize niba atajya agera iwawe ku cyahaza hazanye invitation yambi komera cyane burya mwamenye ubwenge muratana imunaderane bo ni ukuvuga ngo ngaho ugereranya ako kantu gaju umuntu iwawe ntarahakandagira n'umunsi n'umwe ntaravuga ati rero reka njye gusura runaka amenye n'amakuru akazahaza ari kubareza arya kwa mayira ni hehe
bati uramanuka hariya hepfo ukate gutya ugire gutya nuko yahagera waza gutaha ugasanga invitation ku meza ntabwo atarahazi ariko yahayoboje yagize gute nuko ubwo ngo ni wa muco wo kwanga kugutumirira mu nzira ngo agomba kuza mu rugo kugira ngo uzamutwe urazima buriya umuganiriye ukamubwira uti sinzigira ngo utwerere iyo invitation ntayaza rero hari umuntu uba uzi ushobora guhita bitewe n'ukuntu abikuzanyemo n'amasano mufitanye ugahita wumva ko wasanga ari umwanya yabuze cyangwa se ugasanga wenda aragukunda ariko ukavuga uti reka mverifire reka mbe muhaye make yandi reka kubera ko arimo anyitabaza nk'umubyeyi cyangwa umuvandimwe reka mbe muhaye yandi make ahubwo ndebe urukundo anyereka nyuma y'ubukwe yuko wenda kuko nyuma y'ubukwe akenshi bari mu makonji nyuma y'ubukwe nta kazi wenda ndebe nyuma y'ubukwe kuko hari n'abatwerera nyuma y'ubukwe rero nyuma y'ubukwe nzarebe yuko byibura ukajya kubona ukabona ubukwe burangiye sibyo abantu ya postinze na kera hose utabona byiro ya postinze ati ndagukunda ariko ubukwe buje yakubwira ari we wa mbere w'umubyeyi cyangwa mu muna cyangwa ukuri urumva wowe ugomba gukemura ibibazo noneho ukavuga uti reka agahita agushyiraho nimba wari waratekereje urumva nimba wari waratekereje kuko yuko burya wari waramwibeshye yagukunda ukavuga uti byibura nimba nari bumuhe wenda nk'ijana reka muhe 50 rero 50 nzayamuha azayakoresha ubukwe burangiye kuko urumva ni nk'umubyeyi we cyangwa ni umuvandimwe ugahita burangira yohana noneho kwa kundi yari ameze bikongera cyangwa bikakuba gatanu ubu ngubu rero nimba uri umuntu wanjye uyu mwaka natangiye 2026 inshuti zitagira bikwiriye guhinduka babana igihumbi nagiraga gasanga uyu ngo Matete ni umubyeyi w'Amatete usanga afite abana bagera mu 10 ariko nyamara babana bari buze kuza kunyenera ko nyine bankeneye abo ngabo wapi nafashe imodoka inshuti z'umumaro nizo nsigara nafashe imodoka nabonye z'umumaro wapi ibintu byo kwivuza nafashe imodoka njya ku ni ukuvuga ngo hari umwana wari wagize ubukwe yaranaje no mu rugo anyereka n'uwo bazabana noneho ndeba ako gaciro yampaye ndavuga nti nanjye ngomba kubyitwaramo neza mfata imodoka imwe noneho mfata n'indi abantu bagombaga kumperekeza kuko uwo twari dufitanye isano ya hafi bagombaga kumperekeza bazagendamo ariko yo barayiyishyurira kwa kundi nyine buri muntu agenda atanga amafaranga ya tike kandi iyo mukodesheje imodoka muri rusange biba byoroshye noneho nanjye ngenda muri ya yindi mugiye gushyigikira twaragiye dukora ubukwe bigaragara ko ari bwiza nyine ugereranije no mu cyaro wabonaga ko ari agashya biramenda nkoresha amafaranga menshi ubu nkubwiye sinzi niba afite umwana niba ari umwe niba ari babiri simbizi niba ari batatu nta makuru ye mfite nta nubwo ntashobora no kumpamagara ni ukuvuga ngo yenda uwo mwana yabyaye ashobora nawe kuzagira ubukwe akaza kunyereka nabwo azaza kubwira ati umwuzukuru wawe mbere yuko bazatangira kugira inshuti oya buriya igihe kizagera cy'ubukwe bw'uwo mwana we azamubwira ati hari umuntu rero dufite aha n'aha iyo ugiye ukamusura ukamwereka uwo muzabana azana imodoka ebyiri akazana n'amafaranga baramukweretse yewe yaje batanamukweretse buriya rero reka tubaze abantu badukurikiye tubabaze ese koko nk'ibi bintu tuba turi kunenga tuvuga ku bijyanye n'impuzano n'ubukwe n'uburyo abantu bitwara mu bukwe ese koko nitwe turi mu makosa cyangwa biriya bintu bikwiriye gushyigikirwa cyangwa bikwiriye gukorwa cyangwa se bikwiriye gukorwa mu buryo bwiza reka nguhe urundi rugero ariko mari ushobora kuba wowe utari wenda mbere y'ibyo byose utarambaniye sibyo ubukwe bwaza ukaza ukambwira uti burya
nshobora kuba nagusura n'ubundi niko baza bakubwira kubera akazi kenshi kubera wenda mbaha n'aha simbuhotse wenda ukavuga utagiye kubaka urwe none hazabuho wenda natansura azajya mvugisha nyine nta kibazo mbonye umwana nta kibazo ugahaguruka cyangwa mbonye umuvandimwe ukava mu byawe byibura nabikomeze akomeze uwo mubano wari wagushituye sibyo ni nareke kuwuzingatira none n'ushobora no guhamagara cyangwa ukanamwandikira message cyangwa ukamuvugisha akakurengagiza yego ubukwe bwararangiye kandi akaba azi ko nibwongera kuba cyangwa ikindi kintu nk'icyo kizaba yewe nkeka yuko aba atibuka yuko azagaruka ahubwo no muri bya bindi twavugaga birimo kusaba uwo wimye buriya n'uriya muntu nawe abasaboye rwose pe kuko we ari uburyo yitwaye muri cyagihe hari n'uburyo ari kwitwara igihe aje kukureba noneho niyo mpamvu nakubajije ukabura ibyo uvuga gusaba uwo wimye buriya bigaragara yuko uba hari igikabo wabayemo cyiza muri icyo gihe ukaba utaritwaye neza ku bantu noneho cyahinduka kuko burya umuntu ahindukana n'igihe imbere bwira abantu benshi basaba abo bimwe ahindukana n'igihe noneho bya bihe byo gucisha bugufi byamugeraho ahita atekereza ati Gaju atuye hano kandi ni ukuri pe buriya Gaju ni umwana mwiza buriya ngiye nkamubwira ikibazo cyanjye yahagira ariko hari umuntu utekereza ati Gaju ko yaje kumusaba ishuri ko namufasha ku mwana kugira ngo ajye kwiga none nkaba nzi yuko umwana nkaba ntacyo namumariye umwana we akaba ari umudogiteri ndetse ari nawe uri gufasha Gaju uriya mwana kumucaho byaba ari ikibazo kuko amakuru arayafite ko ntacyo namufashije Gaju kumugeraho kandi ntacyo nafashije uri ariko akavuga ati reka mfe kugenda uko ni ugusaba uwo windi noneho uwo muntu ureba abantu badakunda gutanga iyo akugezeho ari gusaba yanaryama noneho rero tugaruke mu kwimu waguhaye none abantu bima babahaye ni inkozi y'ikibi kwimu waguhaye reba nk'urugero ndagaruka kuri ibyo by'ishuri n'iki ubu hari abana ufasha batari abawe umuteje imbere ageze ku rwego runaka nyamara urwego agezeho akaba buriya nta nubwo ari na ngombwa ko agaruka kuba ari wowe akorera ibyo nk'ibyo ukeneye ariko hari abandi bantu bakwiriye gukorerwa nk'ibyo nawe yakorewe ugasanga ni ukuvuga ngo niba yimye wa muntu ku rwego agezeho kandi azi ko hari umuntu kandi we azi urwego yari ariho ruri hasi akaba yarazamutse yarahuye n'ibibazo wenda umuntu yari hasi igenda amufasha uramufasha cyangwa yarashonje ndamugabo cyane sibyo we akaza kuza kugera ku muntu ushonje ntamugabo cyane ngo abayimye wamuhaye kuko ntabwo wa muntu ari we wamuhaye cya gihe kugira ngo amwishyure kuko akenshi usanga abantu bagiriwe neza akenshi n'abantu bapfa kwibagirwa babagiriye neza ni gake cyane nabyo tubigarukeho ariko noneho bibagirwa babagiriye neza binyuze mu bandi bantu bakwiriye kugirirwa neza nk'iyo nabo bagiriwe atari ukuvuga ngo ni ba bandi babagiriye neza urugero ni ukuvuga ngo abantu bigize kuguheka mu ngobyi bakujyana kwa muganga ya yindi bafataga bakajya mu mujishi umwe agafata hariya ari imbere undi inyuma hari bakakujyana kwa muganga umeze nabi warabuze n'amafaranga yo kwivuza ariko ubu waguze imodoka uri kugenda uca ku bantu ubona rwose ntiwanamushyiramo ngo aranduza amatapi kandi wowe bakujyanye kwa muganga unabanera ibitakara barihangana kandi kuko barahari ibibaho se cyangwa abamama akaza kuza kubyara muri ya ngobyi isuka ameneka kuri yaba cyane ariko yamara kugera ku rwego runaka uriya ukomanze se akamurebera mu idirishya akajya agira kandi ubwo nyine yamaze kuba umusirimu ntiyibuka n'umwanda wigize kumubaho n'ibiki bivuga ngo dusubize amaso inyuma dukemure ibyo twakoresheje cyane dufashe ibyo twagiriwe natwe tubigirira cyane nibwo tuzaba
duhaye waduhaye cyane rwose tutimye uwaduhaye ni ukuvuga gusaba uwo wimye kwima uwaguhaye kwima uwaguhaye ni ukuba wirengagiza n'ibihe bibi waciyemo nturebe abandi bantu bari guca muri ibyo waguhaye gusaba ese ibyo niko numva bihuye ni ukuvuga ngo gusaba uwo wimye wowe uba waramanutse hasi uri ku rwego ruri hasi noneho ibyo ngibyo uvuze ni ukwima uwaguhaye ni kwima uwaguhaye ni ukuba ugeze ku rwego ruri hejuru ufasha wawe ukirengagiza ba bantu bari mu rwego wari urimo kandi abantu bisubire n'uburyo wagiriwe neza gusaba uwo wimye gusaba uwo wimye ibyo umaze kuvuga ni ukwima uwaguhaye nabyo ariko n'abaduhaye umva kwima uwaguhaye twavuze ko ari rwa rwego uba ugezeho rwo kuba waba ufite ubushobozi nyamara ntubashe gufasha abadafite ubushobozi bari ku rwego nk'urwo wari uriho noneho gusaba uwo wimye rero hari urwego wari uriho urahanana kujya hasi ku buryo ubu ngubu ibyo byo ntabwo wabyihanganira ntabwo wananirwa gusaba uwo wimye kuko ukeneye ubufasha nturobanura rero ushobora no kwaka rifute umuntu kandi wanze gutwara ku igare kuko uramukeneye we yenda ntabwo ukeneye muri aka kanya noneho byumva uko mubyumva mugira bivuga mukurikiye icyo tugomba gutekereza muri cya gihe umeze neza ukwiriye kwitwara muri cya gihe umeze nabi nabwo muri cya gihe umeze nabi nabwo ukwiriye kwitwara niba mu gihe umeze neza kuri byiza ko naguze uko ejo hazaba cyane aha tutazasaba uwo wimye noneho mu gihe umeze neza ubu ngubu ni ukuvuga mu gihe umeze neza ubu ngubu iyo uri guhemukira abantu yenda ubima utabaha ubufasha uba uri kwima uwaguhaye kuko nawe hari abantu bagufashije kugira ngo ube umeze neza gutya ni ibintu byumvikana rero inshuti za Gaju w'i Rwanda wese siza erega nanjye ndi Gaju w'i Rwanda siko umugaju muramureba ngende umugaju wowe uri Gaju hari umugaju n'aba n'abagaju nimushaka mube bakerata mube beza ariko hari abantu igihe nzabagwa inyuma ariko komenti ziri guca mu gikari ariko ko hari abantu bambwira ngo hari abantu bari kwandika komenti ntizigaragare nk'umuntu koko tuba twababwire muri rusange ukanyandikira komenti iriya nimero dutanga ushaka kutugezaho igitekerezo cyangwa iki ukayivanaho ugahita uyifata ukanyandikira komenti ntabwo uba ureba ko ikiganiro twagise kuri rusange ugomba kwandika komenti hariya habugenewe n'abantu bikagaragara yuko bakareba na komenti cyangwa nabo bakumva igitekerezo nawe utanze cyangwa bakumva niba badushimye cyangwa utashimye ubu habura n'abantu bavuga bati ruriya rugabo ruba ruri kuvuga ibintu bitari byo urashaka ukantuka ariko ukabyandika ikibabaje batwandikira ku ma watsapu bagushimye benshi ngo bari ku ruhande rwa mayi ikibazo abo ngabo baba babeshya umuntu kandi reka mbabwire reka nkubwire umuntu wanga kumpamya hano mu isi nanjye nzanga kumuhamiriza ku ntebe yo mu ijuru ngubwo ubuhamya nanjye reka ari hano ku isi nta nubwo bari bazi ko afite imbaraga nta nubwo bari bazi ko ari umwana w'Imana ubu se genda umwana w'Imana wabibwirwa byanditse ngo Yesu ngo nawe ngo buriya ngo kera kiri umwana ngo twatunyanga abana bagira ngo yaratugire wese ntiyari umuntu wese yarabazaga akikomeretsa yari umuntu rero akanagira n'utujinya ubundi aya madini asobanura yuko ngo buriya ngo yari umuntu 100% akaba n'Imana 100%. ariko ibyo byatangiye kugaragara muri cya gihe ngo yaragize imyaka 30 ubundi yari umuntu usanzwe oya nujya aho ngaho rero uraza kuvuga n'ibintu by'abantu ko yabikoze by'abana bose bakora oya ntabwo sindi mu mushinje kuko ntabwo sinari impari buriya nase ubu ni nk'umuntu ugenda agafata ya shusho akavuga ngo uriya ngo ni Yesu oya we mu byumva uriya muntu wifotoje ukunda no kubona mu mafilime ngo ni n'umusiramu uriya yashatse no gukina porono kugira ngo ni ukuri da uriya oya ngo yarabyanze bamuhaye akazi ngo yanze gusebya cyangwa bamuhaye make ni ukuvuga ngo yarababwiye ati nimuta bigenza gutya na gutya noneho nzasohora filimi
y'urukozasoni. Yego yatumye bamuha menshi. Ni ukuvuga ngo ni umukinnyi w'amafilimi ugiye wamusanga ahantu. Nuko utaramubona yambaye ikobo. Umva abakozi bagaju y'u Rwanda murakoze, Imana ibahe umugisha. Mujye muri comment mutubwire ibintu mwera batuberemo, reka nshikirije kuvuga kuri uyu Yesu aza kuvuga ibirengereye. Murakoze, Imana ibahe umugisha, mukomeze kudukunda. Bakora iki mwe? Bakore subscribe. Yaki? Sabone. Aya mayivuga mu Cyongereza. Kuko Cyongereza se ndakizi. Ndakizi. Vuga ngo subscribe. Subscribe. Gaya kisa.